uburenganzira bw'umwana, iterambere ry'umugore n'umukobwa, kubaka umuryango wishimye, uburinganire n'ubwuzuzanye n'ibindi bitandukanye nibyo biri mu kiganiro twubaka umuryango nyarwanda. Ikaze mu kiganiro twubaka umuryango nyarwanda, ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Uyu munsi turarebera hamwe iyo umwana abuze uburenganzira bwe bw'ibanze bishobora kumuviramo kuba yajya kuba ku muhanda. Igitera aba bana kwiyongera ku mihanda ni byinshi, nkaba nabivuga mu nzego zikurikira. Icya mbere ni ubwumvikane buke mu miryango. Ubwumvikane buke mu muryango nabwo bugira uruhare runini mu kuba aba bana bakwiyongera ku muhanda. Icya kabiri, ubusinzi nabwo ni ikibazo cyugarije u Rwanda ku buryo ubona nacyo kigenda kigira icyo cyongera mu kuba abana bari ku muhanda ari benshi. Ndetse n'ubukene nabwo tutabwibagiwe, kuko nabwo ari bumwe mu buryo butuma abana biyongera ku muhanda. Akenshi ugasanga biterwa n'ababyeyi babo kutumvikana kwabo, birirwa barwana, bigaterwa n'ubukene. Ikibitera ni ukuba ababyeyi barenze ku nshingano zabo, rimwe na rimwe bagiye nko mu kabari kamwe bakaba basinda bakaza bagateza umutekano mukeya mu rugo. Icyo gihe abana bakaba bararuka bakajya mu muhanda. Iki gituma cyiyongera abana ku muhanda ni ukuba batabonye ubuzima bwiza buhagije mu rugo nk'uko bisabwa. Igitera abana kujya mu muhanda b'inzererezi niba abana akenshi na kenshi ugasanga hari udafite umubyeyi, ugasanga n'umubyeyi we niba amufite ntamwiteho, ahubwo umubyeyi wakita ku bindi bidafite agaciro k'urugo kugira ngo arebe umwana nk'uko bikwiye. Hari abazerera kubera ko bananiye iwabo, hari abazerera kubera ko iwabo batigeze babitaho. Usanga rero umwana iyo utamwitayeho akiri mutoya, yamaze kugucika akajya mu ikipe y'abandi hanze, kumugarura bikubera ikibazo. Bumwe mu burenganzira bw'abana bw'ibanze harimo kwiga, harimo kurya, harimo kugira ubuzima bwiza, harimo kwitabwaho n'ababyeyi. Hari abana twaganiriye batubwira iyo babonye bagenzi babo bari mu muhanda uburyo bumva bibabaje. Inzererezi ku muhanda ndababara kuko abana b'inzererezi baba batabona aho barara mu mihanda. Abo bana b'inzererezi bataba babona ibyo bakeneye, bataba bajya ku ishuri, ntibabone ibyo bifuza. Njyewe nitwa Abayikunda Moza Dorcas, niga kuri Kigali City School mu mwaka wa 6 amashuri abanza. Numva mbabaye kubera ko ubona bababaje, nta biryo babona, nta myambaro babona, batiga. Kandi kwiga k'umwana ni ingirakamaro kubera ko abana ari bo Rwanda rw'ejo hazaza, kandi ari bo bazavamo abayobozi b'igihugu cyacu. Iyo mbonye abana bari mu muhanda, bari mu buzima bubi, njye ndi mu bwiza, birambabaza. Nk'iyo ndya ibiryo byiza, bo bakarya ibiryo batoraguye, nkanywa neza, nkaryama heza, bo bakarya mu miferege, imvura n'abanyagira, kandi njye ndyama mu nzu. Uko mbyumva njyewe birambabaza. Uko abana bagendaga biyongera mu muhanda, niko bagiye bashyiraho n'ibigo bigiye bitandukanye bigenda bigorora abana bavuye mu muhanda. Twasuye ikigo cya Gitagata, tugenda tuganira n'abayoboye icyo kigo, batubwira uburyo bafasha abo bana bavuye mu muhanda. Iki ni ikigo ngororamuco cya Gitagata, ikigo gishinzwe kwakira abana bahoze ari inzererezi bakurwa mu muhanda, bahoze bari mu muhanda, kikabakira, kikabagorora, kikabaha uburere, kikabatoza imico myiza, igihe kigeze bagasubira mu miryango yabo. Bamwe mu bana twaganiriye bavuye mu muhanda batubwiye icyatumye bajya mu muhanda. Naje nyine mvuye mu rugo nje kuba mu muhanda, numva kuba mu rugo natahashaka kubera umugabo wa mama, kubera ko byatewe n'uko yari indaya. Nyine yabaga yasinze, yarazaga akanjyana mu rugo akambwira ati ninze dusambane, ngarampa amafaranga, mpita mfata imyenda yanjye mpita ngenda. Njya kuva mu rugo
narindi umwana nyine narigaga noneho nabona amanota makeya urugo bakantonganya nza kuza kubona yuko nyine n'ibyo nkora nta n'icyo biba bibamariye ndavuga ati kugira ngo nkomeze ndushye ababyeyi niko kwita njya mu muhanda. Ibiyobyabwenge narabifashe bigahindura ubwenge bwanjye kuko aho nari ndi mu muhanda amafaranga yo kubigura naribaga. Ibiyobyabwenge nanyweye kore n'urumogi. Ukuntu kore nyine ubundi kugira ngo abana kugira ngo banywe kore ni ukugira ngo zibajyane mu mafuri ngo bibagirwe ngo ibibazo, ariko nasanze atari ukwibagirwa ibibazo ahubwo uba uri kubyishyiramo. Mu rugo twaryaga rimwe akaba ari nubwo n'iryo rimwe ritaboneka tukanywa icyayi cya mukaru. Nangiye kwiga bafite amafaranga data baradusize amafaranga barabuze, nta mafaranga nyine mbonye nta kundi nta kuba mu rugo natiga njya kuba mu muhanda. Kugira ngo njye kumubyara se nyine ngewe papa w'umwana yambwiye njye kumusura nakoraga ahantu, ndangije ndagenda ngiye gutaha yanga ko naha. Ubundi rero hari mu gitondo saa 11, ubundi rero saa 5 nibwo navuyeyo. Ese niki cyakorwa kugira ngo abana bacu badakomeza kujya mu muhanda? Abana baba ku muhanda nk'umuntu aramutse abona abana baba ku muhanda yababaza impamvu baba ku muhanda, yamara kumenya mpamvu agashaka icyo yabakorera kugira ngo abana nabo babone ubushobozi nk'ubw'abandi bana. Banumva ababyeyi bahabwa impanuro z'uko bagomba kwita ku bana babo, kandi n'abana bakumvira ababyeyi babo, kandi ko umuntu wese ushobora gusanga umwana w'inzererezi ku muhanda afite ubushobozi yamufasha, kuko burya tuvuga ko buri wese agomba gufata umwana we wese nk'uwe kandi akamufasha ku buryo bushobotse kandi ku bwo ashoboye, ko umwana yakiga kubera ko ari we muyobozi uzaba w'igihugu cyacu ejo hazaza. Kugira ngo abana b'inzererezi bagabanuke ku muhanda, ndumva ababyeyi baba barabyaye abo bana icya mbere ari ukubafata bakabicaza bakabaganiriza bakabaza ibyo bibazo bafite, kugira ngo hato na hato hatazavuka some problems zatuma bajya mu muhanda. Ikindi nkaho numva banabishishikariza abarimu kubyigisha mu mashuri, bakababwira ububi bwo mu muhanda, bakabwira ububi bw'ubuzererezi. Nk'umunyarwanda uzi aho u Rwanda rwavuye, utifuza ko u Rwanda rwakongera kugira ikibi cyose rwahura narwo, bari abana nibo Rwanda rw'ejo. Dufate bari abana tumenye yuko ibyo tubashyiramo ubu ngubu ari byo bazadukora mu gihe kizaza, tumenye ko u Rwanda twifuza kugeraho ari bo bazarutugezaho, bityo dufate bari abana tubagarure mu nzira ikwiye. Nkanongeragira n'inama cyane cyane abakristo, abanyarwanda bose barasenga. Naga inama abakristo babone yuko gusenga, kujya mu nsengero no kujya mu cyumba atari cyo cyonyine cyakubaka igihugu basengera, ahubwo nabari abana bafite uruhare kuba bazubaka kiriya gihugu, ndetse bakanibuka yuko n'urugendo bafite rujya mu ijuru narwo rwanakombye guhera kuri bari abana bafite ibibazo bitandukanye. Mubyeyi, murezi, muyobozi, menya inshingano zawe, wite ku mwana wese nk'uwawe. Ababyeyi bita ku bana babo, inama nabagira ntago ari byiza, kuko baba barimo guhemukira abana babyaye. Rero icy'ingenzi ni uko bashyira imbere ineza y'abana babo, kugira ngo ejo habo hazaza hazabe heza. Babiteho, babafashe, kandi igishoboka cyose umubyeyi ashobora gukora umwana bagikore kugira ngo ubuzima bw'umwana bugende neza. Njye mbona ko ikintu umuntu yakora ni uko ababyeyi twebwe twagerageza buryo ki dushobora kubyara abana tubasha gushobora kurera. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nanone tukabasha kuba twakwegera abana bacu. Ubwonko bw'umwana ngo ni nka taburo iriho ubusa. Ni ukuvuga ngo nimba iriho ubusa, ni ukuvuga ngo icyo uri bushyireho nicyo kiri bugemo.
niyo ababyeyi rero mbona dukwiriye kujya tugira igihe nubwo twajya gukora n'ibyo koko tugomba gukora ariko tukagira igihe cyo kugira gute tukegera abana bacu tukabaganiriza tukamenya ibibazo bafite. leta ingamba zigomba gufata ni ugufata abana ku muhanda, ariko yego nanone hari igihe umubyeyi abura umwana we bikamubabaza, ariko ashyizeho iryo tangazo buri wese akaba abizi akajya amenya n'aho umwana we ari, byaba byiza kurushaho. buri munyarwanda wese ntabwo agomba kuba ntibindeba. Umwana ni uwanjye, umwana ni uwawe, twese dufatanyirize hamwe kwita ku burenganzira bw'umwana, kuko umwana w'u Rwanda ni rwo Rwanda rw'ejo. Turabashimira uburyo mwabanye natwe, mugira umugoroba mwiza. Uburenganzira bw'umwana, iterambere ry'umugore n'umukobwa, kubaka umuryango wishimye, uburinganire n'ubwuzuzanye n'ibindi bitandukanye nibyo biri mu kiganiro Twubaka umuryango nyarwanda.